Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari tumaze kuba twasiga abo ngabo ibyabo byagaragaye, dore nuko nguko itangazamakuru ryatangiye kuba ryavuga ati murebe noneho Mr Price ibintu arimo, imuze murebe, dore batangiye kuba bakiruka begera umugore, nawe nuko nguko arimo arabireba. Ubwo wabo w'umuhungu nabo barimo barabireba, batangiye kuba bavuga ati we ireba biriya bintu, ubwo niko batangiye kuba bafata umwana, ni ukuvuga ngo igitanda bakimuye bakizana aho ngaho, dore abandi batangiye kuba bamwara bagasebera aho ngaho, undi nawe agatangira kuba yavuga ati mwimfotora, ariko bagatangira kuba bavuga turiya mukobwa ninde Mr Price barimo baracana inyuma, cyangwa se nyine barimo barakora ibikorwa byo gucana inyuma. Iduru undi nuko nguko arimo arareba Mr Price, batangiye kumubwira ati Mr Price we dusubize ibyo turimo turakubaza, nibyo koko urimo uraca inyuma, ubwo umukobwa arimo aravuga ati muri bandi imuvangaho. Umusore nawe nuko nguko arimo arareba, agatangira ati muzibaho ngaho murekere kuba mwafata amafoto. Umukobwa nuko nguko arimo araseka, ubwo ni JD nyine arimo araseka, yarasetse cyane. Umuhungu nawe arimo aravuga ati murekere kuba mwafata amafoto n'amashusho. Umukobwa niko nawe arimo araseka, itayari ndagira ngo ndebere, dore undi yatangiye kuba yavuga turimo urakora ibiki, ibi ni ibiki urimo, ubwo niko batangiye kuba bavuga ati none se ibi ni bya birori batubwiraga ibyo kwita izina umwana. Ubwo nuko nguko nyine abandi batangiye kuba bavuga ati ibi ni bya birori ibyo kwita umwana batubwiraga turigomba kuba twakitabira. Dore umukobwa nuko nguko arimo arareba, cyangwa se umugore JD nuko nguko arimo arareba itayari, cyangwa se Miss Camp nuko nguko arimo arareba, agatangira kuba yavuga ati noneho nibwo ngiye kuba nabereka ibara ryanjye rya nyaryo. Ubwo hari umugabo utangiye kuba yavuga tuzi uko bari abantu negeze kuba nababona sha ahantu ncumbitse ariho negeze kuba nababona ku muryango yegeranye n'uwanjye. Ubwo niko batangiye kuba bavuga ati none se iko bari barimo baravuga ngo niwe nshuti ya kera, yaba ari wese ko yapfutse ku maso, yaba ari we nshuti yiwe ya kera. Itangazamakuru naryo ryatangiye kuba ryamutunga kamera na mikoro, batangira kuba bamubaza ati niko uyu nguyu se koko ni umukunzi wawe? Uyu ni umukunzi wawe? Undi agatangira ati oya ni inshuti yanjye. Dore mama nawe yatangiye kuba yavuga ati noneho ino si irimo irikaraga igenda he, irimo irikaraga igenda ibumoso, niba yagendaga iburyo cyangwa se yahinduye icyerekezo nyine. Nikavuze umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ibyiza cyane, akoma mu mashyi. Dore mama w'umusore ndetse na papa w'umusore nuko nguko bari aho, mama arimo arareba ndetse na papa, bose barimo barareba bakitegereza umukobwa ariko arimo araseka. Hano ntabwo yabura kuba yaseka, yatangiye kuba yavuga ati biratangaje, ibintu byose biratangaje cyane, ni igitangaza. Ni gute kino gitangaza kibaye? Umukobwa nyine nicyo kintu arimo aravuga ati ni gute kino gitangaza icyaba kibaye? Ubwo mama nawe yatangiye kuba yamwara, kuko yari arimo aratongana n'umukobwa karimo arabyibuka, arimo aravuga ko bari inshuti zisanzwe, ngo yareke kuba yafuha iby'ubusa, ariko umukobwa yaberetse ko ibyo yari arimo arakora byose byari bifite ukuri. Undi yatangiye kuba yavuga ati se biriya nabyo ni ubushuti, cyangwa se kuriya bari hariya ahantu nabyo tubyita ubushuti? Umukobwa nyine nta bintu byo gupanika cyangwa se byo kuba yavumvura cyane cyangwa ngo kuvuge cyane afite. Dore nuko nguko nyine arimo arabaza ati biriya nabyo nibyo bigaragaza ubushuti? Ariko akabereka ko nyine nta bintu byinshi, yatangiye no kuba yakisekera, akabereka ko ntari ubwo niko yatangiye kuba yabareba, nabo bagakebuka bakareba, agatangira kuba avuga ati none se muracyarimo murabihamya, cyangwa se muracyarimo murahamya mugendeye ku byo mwavugaga, muracyarimo muravuga ko bari ari inshuti magara cyangwa bariya ni abasheri? Umukobwa nyine yatangiye kuba yabaza ati muracyarimo muravuga ngo bariya ni inshuti magara cyangwa ni abasheri? Umusore niko yabyumvishije. Dore ngo aragenda yirukanka cyane, yagiye yirukanka. Umukobwa nawe nuko yihagarariye aho ngaho JD nuko ahagaze aho ngaho, umusore nawe yaje yirukanka cyane, aza arimo aramwegera ati umva nkubwire nyumva neza, umva ibintu ngiye kuba nakubwira, ndakwinginze mukundwa, wikora bino bintu rwose nkaho utatekereje. Ibi bintu rwose ntabwo ari byiza urimo uragerageza kuba wakora, wibikora ndakwinginze. Ngabwira buri umwe, cyangwa se ibwira bano bantu bose bagende, none ndaza kuba nagusobanura mu nyuma, nitugera mu rugo ndaza kuba nagusobanurira, sibyo? Ndagusobanura nitugera mu rugo, ngababwire bagende. Umukobwa ati ndakwishwituye, ndeka winyanduza. Umugabo nyine yatangiye kuba yabeshya umukobwa ngo amubwire cyangwa se ngo abwire bano bantu bagende, ngo aramusobanura nagera mu rugo. Undi yatangiye kuba yavuga ati se nuko nguko urimo urabikeka, urimo urumva ndi ikigoryi ku buryo wavuga ngo ibyo bintu nibyo bintu ndibuze kuba nakora? Uratekereza ko ibyo bintu nakabikoze? Ndi ikigoryi se? Ndi ikigoryi? Nawe noneho se witaye kuri bano bantu bose bari hanura?
urakeka bose ari ibigoryi batazi kuba bashishoza bakamenya ibintu byose barimo barareba aha ngaha? Urimo urabona ari impumyi? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umusore, arimo aramubaza turimo urabona bano bantu bose bari aha ngaha ari impumyi ku buryo batazi kuba bashishoza? Abandi nabo bagatangira kuba bavuga ati none se murashaka kuba mwatubeshya? Mushaka kuba mwatubeshya kandi ibintu twabyiboneye? Ibintu twabyiboneye, nta kintu na kimwe muri buze kuba mwahindura, byose twabibonye. Urimo urasomana n'inshuti yawe magara, twabibonye. Umuhungu nyine nicyo kintu batangiye kuba bamubwira ati twakwifatiye, narabikubwiye twakwiboneye. Urimo urasomana n'inshuti yawe magara, si ubwira n'inshuti nyabaki? Iriya ni inshuti nyabaki cyangwa nihabara? Ubwo nyine batangiye kuba bamushinze ati cyangwa nihabara. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati mwebwe mukoresha umubano wanyu nyine w'ubushuti kugira ngo mube mwahisha ibintu byinshi, niko kuntu mubikora cyangwa se niko kuntu mumeze. Ibi byose muba murimo muragira ngo muhishe ibiri inyuma byinshi, mubikorera inyuma, mugahisha imibanire yanyu cyangwa se mugahisha nyine ukuntu mubikora, noneho mukatwereka ko muri inshuti. Ubwo batangiye kuba bamutuka turi ikinyendaro, uri ikinyendaro hano nta kuguhereza. Ubwo papa nawe yatangiye kuba yavuga ati none ni ukuntu umbwire ko JD ko kari inzira karengane cyangwa se arimo ararengana. JD kumba arimo ararengana kuri bino bintu, ahubwo ni wowe ndashima byananiwe kuba yakita ku muryango. JD arimo ararengana. Uwo ni papa nyine yatangiye kuba yamubaza. Ubwo na mama nawe nuko nguko yatangiye kuba yakisetsa, agatangira ati JD we ni ukuri. Ituri nyine mama yatangiye kuba yavuga ati JD we ni ukuri bino bintu wihanganire ku bintu by'amafuta abereye aha ngaha cyangwa se amakosa abereye aha ngaha, ntabwo byaba ari cyo gihe icyo kuba nyine twakamamaza bino bintu mu ruhame buri umwe akaza kuba yabibona, ntabwo cyaba ari cyo gihe rwose. Ni ukuri reka buri umwe agende cyangwa se babwire bagende, noneho ibintu bize kuba byagenda neza, sibyo? Reka bagende bajye hanze, barimo baraduseka, barimo baraseka umuryango wacu, ngaba reke bagende, ibintu biraza kuba byagenda neza. Ubwo ni mama nyine yatangiye kuba yavuga ati sibyo, ibareke rwose ibintu muze kuba twaze kuba twabiganira mu rugo, sibyo? Ituze kuba twabivuga ukwacu cyangwa se tubivuge twese, tubiganire hariko abantu bose bagiye bareke kutwota. Ubwo nyine nicyo kintu mama yatangiye kuba yavuga, arimo arabwira JD. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati se ubundi urimo urakeka bino bintu urimo urakora ari ibiki? Ibi bintu urimo urakora urimo urakeka ari ibiki? Umukobwa nyine yatangiye kuba yakisaza, arimo aravuga ati ibi bintu urimo urakeka ari ibiki? Urimo uragerageza kuba wakora aha ngaha, ibi bintu ntago ari byo, ibi ntago ari byo. Ubwo nuko nguko nyine hagurutse Hazeri, dore nuko nguko yewe Hazeri yaje yikubita cyane, yinaga atangira kuba yavuga ati se basi uri kubona ibintu urimo urakora agaciro bifite? Reba umugore nkawe ushobora kuba yashyira mu gaciro, ushobora kuba washishoza, ni gute bino bintu wakabaye urimo urabikora? Ese basi ntabwo urimo uratekereza ku mwana wawe? Urimo urasebya umugabo wawe, basi ntabwo urimo uratekereza ku mugabo wawe? Itekereza neza, Kate ni inshuti yanjye, basi kuba habaye bino bintu nyine ntabwo ari byo nanjye nifuzaga, cyangwa se si ibyo ni ibintu nari ndimo ndifuza. Ariko hagati aho ngaho basi wenda wagatekereje ku bintu bibaye, reka tubifate nk'impanuka, ariko wikangiza isura y'umugabo wawe. Nuko twari twanyweye. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati basi rero mwebwe murimo muratureba, nuko twari twanyweye. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati twe twari twanyweye. Undi yahise amubwira ati kabisa, yahise atangira kuba yakoma mu mashyi ati kaci burya wari wanyweye. Noneho rwose ndimo ndumva ibyo urimo uravuga, imbihaye agaciro, ndimo ndabyumva rwose, biratangaje ibintu kuri murabivuga, biratangaje. Umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati ni ubwa mbere mbonye umuntu ushobora kuba yakora kino kintu. Noneho se hariya koko mwarimo muratekereza ko ari icyumba mwari murimo? Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yamubaza ati mwakekaga ko ikiri ari icyumba mwari murimo mugiye kuba mwabinoza cyangwa mubikora? Ariko rwose ndagira ngo mbe nanakubwira ko ngiye nta mwana ngikeneye, hari ikintu nshaka kuba nakwereka. Ubwo nyine niko yatangiye kuba yavuga ati hari ikintu nshaka kuba nakwereka, ariko nta mwana nkeneye. Ubwo ntumbaze ngo yacanye iki. Ubwo ngo hari abatangiye kuba bavuga ati rero ikintu cya kabiri nuko ngewe ibintu ngiye kuba nababwira aha ngaha nyine. Umukobwa nyine yatangiye kuba yashyiraho ya video, igihe nyine bari bagiye kuba bagura imyenda, bababwiye ngo barabaha promosiyo niba basubiza ibintu barimo barababaza. Undi atangira kuba yavuga ati nuko Kate yamfashije tukaba twahinduranya abana bacu. Ubwo bose barabyumvisha, bari bari aho ngaho aho umukobwa arimo arahahira, batangiye kuba mubaza ati niko iki? Undi yaravuze ati rero umwana utari uwe,
arera umwana utari uwe niwe twamuhaye. Kate nyine ngo yamufashije kuba bahinduranya umwana. Niyo mashusho umugore yakinnye aho ngaho imbere y'abantu bose. Dore nuko nguko babyumvishije. Ibatangiye kuba bavuga ati se biri seriye warabikoze? Ibi byose warabikoze? Umugabo nyine nicyo kintu yatangiye kuba bamubaza muri televiziyo nibyo barimo barakina. Igihe babagabo nyine batangiye kumubaza ati se biri seriye bino bintu warabikoze, nawe akavuga ati cyane. Yego rwose nahinduranyije abana, ariko nyine ibintu nabikoze neza. Ubwo umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati hari ikindi kintu uri burenzeho se? Ibintu byose ntubyiyumviye, ibyo wakoze ntumaje kuba wabyiyumvira. Umukobwa nyine nuko nguko iyo yatanze nyine yerekana ibimenyetso byerekana umugabo we nyine uwo ari we, uwo bashaka ko bagumana. Dore Hazeri nuko nguko nawe ari aho, itangazamakuru naryo riri aho, umukobwa nawe ari aho ngaho. Ibintu ni hatari. Dore nuko nguko bose bameze. Ubwo umukobwa byaramucanze atangira kuba yavuga ati ibi ni ibikira, ibi ni ibiki, n'abandi nabo bagatangira kuba bavuga ati none se uriya mwana ntago ari uwa Jade, uriya mwana ntago ari uwa Jade. Ubwo nuko nguko nyine batangiye kuba bavuga ati none se byaba ari koko ari uwa Hazeri ndetse na Kate, ibyaba ari by'ibyo bintu koko twumvishije ra? Ubwo nyine batangiye kuba bavuga ati uko nuko kuzimu, ibi ni ibihe gute? Umwana wawe atari we nyine urimo urarira cyangwa se byagenze gute? Kugira ngo umwana wawe agende, ibi ni ibiki? Mutubwize ukuri, imutubwire ukuri, murimo muraduhisha. Umugabo nawe yatangiye kuba yakifata ku munwa, byaramucanze. Ari kumwe na Hazeri karashikaye tayari. Dore Hazeri nawe nuko nguko arimo arareba. Ibintu byarabacanze abagabo, ariko bagatangira kuba bavuga ati subundi uri umuntu wowe, uri umuntu utinyuka kuba wakora bino bintu? Ubwo niko batangiye kuba bavuga ati kumbi Jade rwose ni umuntu mwiza nk'uko nguko, akabana n'umugabo nkawe w'inyamaswa. Mbega umugabo w'inyamaswa, mbega umugabo w'inyamaswa. Nge ndumiwe. Umugabo nuko nguko nyine batangiye kuba bamubwira ati uri inyamaswa, ariko undi agatangira kuba yavuga ati oya, nta mpamvu, ibyo byose nyine ntago ari byo. Ni gute wabimenya? Ahubwo undi agatangira kuba yavuga ati byose nari mpari igihe biba, cyangwa se nari mpibereye. Nanjye nakozwe n'isoni kumva ibyo bintu byose murimo murabivuga. Nakozwe n'isoni, nge nabanjije kuba nagira ngo ni brage. Ibintu nimo ndumva nabanjije kuba nagira ngo ni brage, ahubwo nabyemeye ari uko umaze kuba wabisubiramo, ukabyisubiramo ukanabivuga cyane nk'ari ikintu cyiza wakoze, kandi ukerekana ko birimo biragushimisha cyangwa se ibimeze nk'aho bishimishije. Nibwo nabyemeye, ndabyemera buri kintu nakora. Ese basi wabuze ukuntu nababaye? Wabuze ukuntu nababaye? Wabuze ukuntu byanteye uburwayi? Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati wabuze ukuntu narwaye. Ingiye namaze iminsi 100 yose umwana ntazi ko yapfuye, ndimo ndamwitaho cyangwa se ndimo ndamurera. Ibyo byose wari wabimpishe cyangwa se nyine warabimpishe utarabimbwiye. Ibyo byose rero niyo mpamvu nanjye ikintu nakakubwiye nuko ntazigera ngiye nkubabarira, ahubwo ukeneye kuba wakishyura ibintu byose nka nyirabayazana. Ibi byose wowe, ibyo kuba nyine mwarafashe umwana wanjye mukamuhereza, cyangwa se kuba mwarafashe mugafata umwana wanjye yapfuye mukamuhereza umunasi akanzanira, umwana wanyu akaba ari we ndera. Ibi byose rero nibyo mugomba kuba mwazira, byo kuba mwaranderesheje umwana wanyu. Ibi byose nibyo mugomba kuba mwazira. Ariko Hazeri nawe nuko yatangiye kuba yakisetsa, agatangira kuba yavuga ati byose ni amakosa, ariko wifunga umutwe. Nubwo ari amakosa ariko wifunga umutwe kuri ibyo bintu. Nubwo ari amakosa ariko nakakubwiye ngo wifunga umutwe, kuko Kate nawe ntabwo yifuza kuba yakubona. Iwapi ntabwo arimo arifuza kuba yakubona. Icyo yari akwitezeho ko ari ukumurerera umwana, nicyo kintu twari tukwitezeho, icyari ukumurerera umwana. Naho ibindi byose ishyira ku ruhande, kuko buriya kuba umubyeyi cyangwa se kurera umwana ibyari kuba byatugora. Rero wowe ikintu twakubonyemo nuko washoboraga kuba waturerera umwana, kandi byanyabyo nicyo kintu twari tukwizeyemo. Unyumvire nyine nuko nguko mukobwa Hazeri yatangiye kuba yabivuga. Imbaga y'abantu cyangwa se iraho ngaho bagatangira kuba bavuga ati niko ibyo bintu nuko nguko mwatekerezaga se? Ibyo nuko nguko mwarimo murabitekereza? Itangazamakuru naryo rigatangira ati se Jade nuko nguko mwamufataga nk'injiji? Mbese muri make mwamugize injiji kugira ngo abarerere umwana? Ibi ni ibiki? Ubu nta bumuntu bibirimo, ubu nta bumuntu buburimo. Dore nuko nguko Kate nawe yatangiye kuba yavuga ati niko mwebwe mureke kuba mwasakuza, mwisakuze nyine. Dore nuko nguko icyaha kiba cyabahamye, babuze aho bareba, bamanjiriwe. Ariko abandi bagatangira kuba babaza ati se muri abantu mwese mwakabaye mugira isoni z'ibi bintu byose
mwakoze nta bumuntu mufite, mwese nta bumuntu mufite. Ubwo abantu batangiye kuba basubira inyuma. Ntumbaze ngo barimo barajya he, itayari dore ibiryo bari kurya, ibaremeye batangira kuba babikoramo. Bagiye kuba bakora iki? Dore umugabo nuko nguko arimo arareba aho ngaho. Umugabo nawe agatangira kubibaza ati mushaka gukora ibiki? Ibi ni ibiki mugiye kuba mwakora? Ese mushaka kuba mwamarabika cyangwa se mushaka kuba nyine mwanyandagaza? Umugabo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yabaza. Abandi nabo bagatangira kuza begera, gake gake. Dore nuko nguko bafite kawunga, irata ni keke. Dore umugore nuko nguko yatangiye kuba yakegera inyuma. Umugabo nawe akamufata. Itangazamakuru nuko nguko ryaje, itayari dore keke bakazitera umugabo ariko aritambika. Dore niyo waba urinde, njye sinakwitambikira. Ikireka wenda ari ukuzishyira ku isahani nkaza kuba nazirya, ariko njye sinakwitambikira. Ubwo abandi batangiye kuba bavuga ati wandaya we, wandaya we, ni gute nta soni mugira, igute nta soni mugira, mwabihazimwe, mwabigorye mwe. Ubwo ibitutsi byose bagiyeho barabibatuka. Ariko umugabo yatangiye kuba yavuga ati azeri we, ntugire ikibazo, njye ndi hano cyangwa se turi kumwe. Uratuje cyangwa se uratekanye, njye turi kumwe. Ubwo umugabo ni uko nguko nyine yatangiye kuba yakitangira icyana cye, amubwira ati yewe Kate we, ni ukuri bashaka kuba bambabaza. Ikintu bifuza kuba babona nuko bakifuza ko, cyangwa se nuko babona turimo turababara twembi. Nicyo kintu barimo barifuza. Kandi dukeneye kuba twarera umwana wacu, dukeneye kuba twabona umwana wacu akura. Unyumvire nyine ubugoryi bw'uyu nguyu ngo ni Hazeri. Abandi barimo barabatera amakeke, wayimpa nkayihekenya, ariko abandi barimo barayica ubusa. Umugore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu ni ibiki, ibi bintu ni ibiki barimo barakora? Itayari dore umukobwa nawe nuko nguko arimo arareba. Abandi baragiye babatera amakeke ati mwebwe muri ibihazi, muri ibigoryi. Umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati none se sheri, nibatarekera kudutera biriya bintu turapfa. Umusore Yesu atangira kuba yavuga ati we, imurekere mu ijwi riranguruye cyane. Yesu atangira kuba yavuga ati murekerera aho ngaho. Nuko nguko yahindukiye. Abandi nabo ati se wadutwara iki, wadukoraho iki, n'iki wadutwara wowe? Dore nuko nguko bifuye. Umugabo nuko nguko nawe nyine yarimo aritambikira. Umukobwa atangira kuba yaza yihagarara imbere y'abandi bose, arababwiye ati murekere ibyo murimo murakora cyangwa se ibyo murimo muratekereza kuba mwakora. Undi yaje imbere ya Jade atangira kuba yamuhamagara ati Jade we. Ubwo Jade nawe agatangira kuba yareba, agatangira kuba yavuga ati bino bintu byose se wari ubizi? Ubwo niko nyine yatangiye kuba yamubaza ati bino bintu wari ubizi? Ikugezaho nyine wateguye agatego ka kino gitaramo cyangwa se ka kino kirori, kugira ngo nyine ituze kuba twagwa mu mipango yawe wari wapanze, si byo se? Siko bino bintu bimeze? Umugabo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umukobwa ati yari abizi. Undi nawe yise avuga ati cyane rwose, nateguye ahangaha ari imipango, nibyo bintu nari nahisemo ko bizabera ahangaha, n'abantu barimo barabibona imbere rwose nk'uko twasezeranye imbere y'Imana n'abantu. Rero nashakaga ko biba imbere y'Imana n'ubundi nk'abantu nako n'abantu. Umukobwa nuko nguko arimo arareba ibyo warimo arabikora. Yatangiye kuba yavuga ati noneho muzana ahangaha, muzana ahangaha, imugire ibyo muzana cyangwa se mugire uwo muzana ahangaha. Ubwo nuko nguko umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati hagira uza ahangaha, niba atatumiwe nyine umuntu utatumiwe naza ahangaha. Aba bose ni ngewe nabatumiye cyangwa se ni ngewe uwabatumiye, ndetse abashyitsi ndetse n'itangazamakuru ni ngewe uwabatumiye nyine umukobwa kugira ngo amwereke ko yari yabizi cyangwa se yari yabipanze. Rero yatangiye kuba yavuga ati bano nibo nifuzaga ko babibona, bakakubona ibikorwa byawe. Rero urimo urabona ko bitabiriye cyangwa se bose baje? Si urimo urabibona se ko bose baje? Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, kugira ngo yerekane nyine ko ibi byose byabaye ari uko nguko nyine yari yabipanze. Itangazamakuru rigatangira kuba ryamubwira ati wigira impungenge, amafoteje cyangwa se amafoto, amashusho yose twayafashe, twayafatiye ku gihe. Rero turagusezeranya ko bino bintu byose ibiri buze kuba byajya viral cyangwa se bigatrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Rero biraza kuba byajya hejuru mu gitondo icya kare, ibintu byose biraza kuba byajyaho. Ubwo nicyo kintu nyine batangiye kuba bavuga ati mu gitondo cya kare ibi byose biraza kuba byacuruzwa, cyangwa se biraza kuba byacuruzwa. Umukobwa nyine yari kanuni yewe cyangwa se yari umupangu we, ahamagaza itangazamakuru kugira ngo bino bintu baze kuba babifata. Ubwo ariko bagatangira kuba bavuga ati ngewe nshingiye kuntu ndimo ndabyumva, uyu mugabo rwose ntabwo yakabaye mu ruhame, ibitewe n'ibigizi bwa nabi. Iki ngiki ni icyaha cya danje, iki ni icyaha cya danje bino bintu bakoze.
ubwo umukobwa cyangwa se ubwo nyine JD yatangiye kuba yavuga ati yego ibi byose ni ibintu nyine bitari byiza bakoze, ariko nabo bagiye kuba babona igihano cyangwa se inyishyu y'ibyo bakoze nibatangira kuba bakibona bapostinze ahantu hose, nibwo bari butangire kuba bakishyura buri kimwe nabo baba bakoze, cyangwa se bakamenya kuko bino bintu bakoze bigize icyaha cyangwa se ari birebire. Ubwo abandi bagatangira kuba bavuga ati kabisa bino bintu birarenze, inkuru yanjye ndakeka izajya kure cyane kuko nanjye mfite abantu benshi kandi wakoze Miss Camp we kuba wampamagaye aha ngaho. Ubwo nyine batangiye kuba bamushimira kubw'inkuru nyine ya hatari bagiye kuba batara aho ngaho. Umugabo nuko arimo arabyumva dore case nuko nguko arimo arabyumva agatangira kuba yavuga ati niko JD we ese ibi ngibi byose nibyo birimo biragushimisha? Nibyo birimo biragushimisha kubona urimo urakora no mahano nk'aya ngaya? Nibyo bintu birimo biragushimisha? Reba bano bantu bose watumiye aha ngaha bakaba bagiye kuba bakora bino bintu barimo baransebya. Ese basi waba uzi izina naba mfite cyangwa se nyine ukuntu banzi nindamuka ngiye mu itangazamakuru? Waba uzi ukuntu izina ryanjye riri buze kuba ryagenda rigatumbagira abantu bagatangira kuba bakura imigabane bashyize muri company? Undi agatangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo rwose sinitaye, ahubwo ndi kumva ubwo nta buribwe burimo. Mu byo urimo uravuga rwose nta buribwe buri muri ibyo bintu urimo uravuga, bitewe n'uburibwe nashakaga kuba nakumvisha. Ibyo nta buribwe ngiye nashakaga kuba nagushwanyaguza, nkagushwanyaguza nkakwereka cyangwa se nkakwigisha ukuntu barera umwana nubwo ari byo mwari murimo murahunga, akaba ari byo nakwigisha. Uwo ni umugore nyine, nicyo kintu yatangiye kuba yavuga turimo urabyumva se? Ibyo akaba ari ngiye ubyikorera nkabikwereka nkabikwigisha, urimo urabyumva? Umugore bo nuko nguko yabyumvishije dore umujinya yatangiye kuba yavuga ati munyumve neza. Dore umujinya yatangiye nyine kuba yavuga ati munyumve neza. Ngewe inshinzwe cyangwa se ngewe muri glory crop ngiye kuba nasubiramo cyangwa se ngiye kuba nasubizamo imigabane muri glory corporation, ngiye kuba nasubizamo imigabane. Rero murumva ko uyu munsi mugiye kuba mwankorera ibitangaza cyangwa se mugiye kuba mwatuma batampereza ikaze. Rero bino bintu ntabwo bari buze kuba babikunda, namwe rero ndakeka mutabikunda kumva ko mushaka kuba mwansenyera izina. Mwaba muzi ikintu kigiye kuba cyakurikiraho se? Mwaba muzi ikintu kigiye kuba cyakurikiraho? Abandi nyine batangiye kuba bagenda bacika intege bagacika intege. Umukobwa yarababonye ko barimo baracika intege. Ubwo glory ntabwo tuyizi, glory corporated cyangwa se glory group cyangwa glory corporation ntabwo tuyizi. Umukobwa ariko yatangiye kuba yaseka. Ubwo ku rundi ruhande hari uwo barimo baratwereka gake dore nuko nguko barimo baratwereka ndimo ndabona asa nka Grey, wa musore cyangwa se wa mugabo uba uri kumwe n'uriya mukobwa. Dore nuko nguko ari aho ngaho, akiri aho ngaho yagiye kubona telefone iramuhamagaye tayari. Ubwo niko yahise ayifata ayishyira ku gutwi ati hello. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati yego Mr Camp we. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubwira ati yewe Miss Camp we, imipangu yacu irimo iragenda kuba yajyaho gukora. Rero ndagira ngo mbe nakubwira ati vuba aha ngaha iraza kuba yasenyuka kubera ko Mr Camp agiye kuba yagira nyine yashora imari muri business yacu. Rero ndagira ngo ibintu bize kuba byagenda neza. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati sawa reka mfata imodoka. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati ngiye kuba naza aho ngaho mu kirori, ariko ibintu byose uze kuba wabikora ngiye kuba najya kuba naza kukureba mushiki wanjye. Ubwo niko umugabo nyine yahise avuga ati ngiye kuba naza kukureba mushiki wanjye. Tayari nuko nguko yagiye, abandi nabo bari muri ibyo ngibyo. Ubwo abandi bagatangira kuba bavuga ati glory group cyangwa se glory corporation we iriya rwose ni inzu ifite imbaraga cyangwa se ni company irenze. Iriya rwose ni company iya hatari ya danje. Rero rwose kuba ugiye kuba wayijyamo hano muri uno mujyi uraba urenze cyangwa se uraba uri uwa hatari, uraba utavugirwamo, uraba urenze rwose, uraba uri international cyangwa se nyine uba urambuka ibihugu. Mu minsi iri imbere n'ubu ugiye kuba wajya muri corporate muri ntoza nyine muri glory. Ubwo batangiye kuba bavuga ati none se ko numvishije ngo bariya abantu ngo bashoye ngo amabiliyoni menshi cyane y'amadolari ngo niyo bashora nyine muri biriya bigega byabo cyangwa se muri business zabo. Ibyo rwose nawe urayafite se? Wowe mafaranga we na Hazeni mwaba muyafite yo kuba mwashoramo hariya muri glory? Ubwo niko batangiye kuba mubaza bagatangira kuba mubaza ati ibyo bintu waba ufite ayo mafaranga yo kuba washoramo? Undi agatangira kuba yakisetsa
agatangira ati nubwo murimo murabibona nyine ibyo byose rwose ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye. None se JD we urimo urakeka ko bino bintu byose biri buze kuba byakunda cyangwa se gukomeza nyine kuba wakomeye kwigira gutya? Bano bantu bose turi kumwe none ubaho bigeze nta nubwo wafungura umunwa ngo uvuge, kubera ko bano bantu bose turi kumwe turimo turagendana. Dore umukobwa nyine yatangiye kugira umujinya, yatangiye kumwihenuraho, atangira kuba yavuga ati noneho ubwo urabizi neza ko uhagaze kuri no stage, ariko ndabizi ubu ngubu ubwoba bwagutashye, nta kintu ufite cyo kuba wavuga, sibyo se? Siko bimeze? Ahubwo wowe ikintu nakakubwiye nuko wakemera nkaguhereza akazi ko kugumya kunderera umwana. Muri kano kanya niyo mahitamo ufite cyangwa se niyo mahirwe ufite, sicyo kintu se wagakoze? Emera kunderera umwana nkureke, ibitari ibyo ngibyo uraza kuba waseba, uraseba. Umukobwa nuko nguko nyine batangiye kuba bamubwira ati wa mahirwe usigaranye nayo kwemera kunderera umwana, none wowe nkakugaburira ukajya urya buri kimwe ushaka, nkagukorera buri kimwe, noneho ibintu byose bikaza kuba byagenda neza. Hari ikindi kintu ushaka se ikitari icyo ngicyo kuko ibintu byose byakurangiriyeho? Umukobwa nyine yatangiye kuba yareba, akareba ibintu umugabo nyine arimo arivugisha, arimo aramubwira ngo amahirwe asigaye nayo kumurera umwana, noneho ngo akajya amureka akarya. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati kandi iyo ni faveri nkugiriye, cyangwa se nyine ni nk'amahitamo, ni amahirwe ya nyuma ndimo ndaguhereza, ni amahitamo ndimo ndaguhereza, ntabwo ndi bwongere kuba nabisubiramo ibyo bintu. Ibyo byose sindi buze kuba nabisubiramo, siko bimeze? Sindi buze kuba nabisubiramo. Nugerageza kuba wakora ubugoryi ndaza kuba naguca mu muryango. Urimo urabyumva neza? Ubwo umusore nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga. Umukobwa nawe agatangira ati JD we ngende wowe nayo mahitamo nanjye nahita mvuga ati okay ndabyemeye, niyo mahitamo ngiye nahitamo, usibye kuba nareka kuba nananiza. Idore nuko nguko nyine na Kate nawe yatangiye kuba yavuga ati ibintu ndimo ndabyoroshya, ibikore. N'umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati rwose cyane ibintu urimo uravuga niko bimeze, ibyo bintu cyangwa se uko nguko urimo urabivuga niko bimeze, urimo uramworohereza. Umukobwa nawe nuko nguko arimo arareba, abandi nyine nuko nguko nabo bari aho bagatangira kuba bakumva. Umukobwa ariko agatangira kuba yavuga ati ngende wowe nabyemera nukuri. Ese nukubera icyo utarimo urabyemera? Ibi byose nibiza kuba byarangira udahisemo ayo mahitamo yo gukomeza kurera umwana, ibintu biraza kuba byakurangiraho nabi, uze no kuba wakirukanwa mu rugo, ugende nyine woboba. Ubwo n'abandi nabo batangiye kuba bavuga atari kuzuka ari byo, nahitemo ayo mahitamo rwose arera umwana ibintu bitaramurangiraho. Bano bantu nabo baba bameze nk'ibigoryi cyangwa se ibishwi, batangiye kuba bavuga ati niko bimeze, hitamo ayo mahitamo. Kate arimo aragushyiramo amahitamo cyangwa se amahirwe uracyayafite. Rero Kate arimo araguhereza amahirwe, wayahitamo. Dore nuko nguko karashika nayo irimo irareba ngo barimo baramuhereza amahirwe nyine ngo yo kuba yahitamo kuba yakomeza kurera umwana, none ngo bakajya bamugaburira. Undi yatangiye kuba yahamagara ati Kate we. Ubwo nyine yatangiye kuba yamubwira ati none ibyo ngibyo se urakeka ko biri buze kuba byaba? Urakeka ko ndi buze kuba nabyemera ibyo bintu urimo urakora ahangaha? Cyangwa se urimo urambwira urakeka ndi buze kuba nabyemera? Uwo ni umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati ibyo ngibyo byose sinitaye izo mpuhwe urimo urampereza, cyangwa se nyine izo mbabazi urimo uranyereka sinzitayeho, ahubwo ikintu ngiye ndimo ndashaka nuko ibintu byose biri buze kuba byakurangiriraho. Urabizi singusenga, ubundi nicyo kintu umuntu udasenga, ndi gute se nyine waza kuba wamwinginga? Umukobwa rero yatangiye kuba yamubwira ati njye singusenga habe na gatoya, reka njye singusenga uzabaze. Rero ikintu nakakubwira nuko ureka ubuzima bwawe bukaruhukira mu mahoro, nicyo kintu ngiye nakakubwiye. Unyumvire nyine. Umukobwa yaramubwiye ati ngaruhukire mu mahoro, ariko ibyo ngibyo byo ntiyabyemera. Ubwo niko yarebye, yatangiye kuba yavuga ati buri umwe uri ahangaha rero ukuntu ibintu bimeze, ndagira ngo mbe nababwira ikintu mutari muzi. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati nimuramuka mugerageje kuba mwakangiza ibintu byanjye uyu munsi ntimubitangaze, namwe muramubaye nk'uno mugabo, ni ukuri nta garante cyangwa se nyine nta gihe murama mugifite mu itangazamakuru, ndaza nanjye kuba nabyikorera. Umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati ibyo byose nta hantu byakugeza, ibyo byose urimo urashaka kuba wakikorera kuko nta audience cyangwa se nyine nta bafana ufite. Undi yatangiye kuba yavuga ati rero kubera ko nyine nubwo urimo uravuga Glory ekora plate yatwaye ibikombe byinshi cyane, ibikombe byo barabifite, ariko ndagira ngo mbe nakubwira ati kuba wajyamo nyine
amahirwe arahari ariko bishobora no kuba bitakunda abandi batangiye kubavuga ati wow mbega koraporeti cyangwa se nyine igurure koraporeti undi yatangiye kuba yavuga ati wagabanyije gukina iyo mikino yawe, ikibazo turimo turakubaza nturimo uragisubiza, rero rekera kuba wakina iyo mikino ahangaha. Nta muntu ukeneye kuba yakumva iyo mikino urimo uragerageza kuba wakina ahangaha. Ese ubundi urakeka ko wanshwanyaguza cyangwa se wanyangiza? Urakeka ko wanyangiza? Umusore nyine nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umukobwa, agatangira kuba yavuga ati kubera ko n'ubundi uba mu nzu yanjye, n'ubundi nk'utagira akazi cyangwa se uba mu nzu yanjye n'ubundi nta kazi ugira, rero ibintu byose n'igihe ubikumenyera urumva nkurekuye cyangwa se ugiye nta kintu wakimarira, byose byakurangiriraho kubera ko nyine uba mu buzima ari ngewe ukubeshejeho, nta kindi kintu wakimarira, nkurekuye wahita ugwa hasi. Siko bimeze si? Ubwo nuko nguko undi nawe yatangiye kuba yavuga ati ubundi simba narahisemo kuba warashyingiwe na Keti, wapi sinigeze mbihitamo cyangwa se sinari kuba narabihisemo, nari kuba nabyanga hakiri kare nkatuma mudashyingiranwa hakiri kare, kuko sinigeze mbyifuza, ariko narakuretse kuko ari inshuti yanjye nawe akaba inshuti yanjye, rero narakuretse kuko numvaga nzajya mubona igihe mushakiye, igihe cyose nari kujya mubona, ariko nyuma yuko imajije kuba nyine nabyara, rero nibwo waje kubangirira akamaro, utangira kunyitira ku mwana. Nicyo kintu ikindi wenda waba warankoreye cyangwa se niyo mahirwe unaba naraguhaye mu buzima bwawe ukanyitira ku mwana, nicyo kintu rwose wakoze cyiza. Undi yatangiye kuba yavuga ati wow mbega plan nziza, iyo plan rwose ni nziza rwose, ujye wibuka no kuba washima, ni ukuri ni byiza cyane kuba wibutse kuba wananshimira kuri ibyo ngibyo nagukoreye cyangwa se nagukoreye. Ubwo abandi nabo nuko nguko baraho bagatangira kuba bavuga ati mbega byiza, nyuma na nyuma mbonye ukuntu nyine Hazera agira umutima mwiza. Abo ni abari aho ngaho nyine batangiye kuba bavuga ati babonye ukuntu Hazeri agira umutima mwiza, yaguhaye umugabo kumbi, mbega yaba yaraguhaye umugabo, mbega umugore ugira umutima mwiza. Dore nawe na Keti nawe agatangira kuba yavuga ati cyane rwose yaramuhariye. Dore muri make nyine yatangiye kuba yamubwira ati rero itangazamakuru riri ahangaha cyangwa se abanyamakuru bari ahangaha bigiye kuba byakurangiriraho, ibikurangire hari we baje kuba bakoraho inkuru, kandi wari uzi ko ari twebwe bagiye kuba bakoraho inkuru, rero bisobanuye ko ari we bagiye gutaha bagakoraho inkuru. Iyacu rero iraza kuba yarangirira ahangaha, nta kintu bari buze kuba batangara cyangwa se batangaza. Hagati aho ngaho ndaza kuba nakora divorce, nawe ibintu byose birangire, hagati aho ngaho byose bize kuba byarangira, nta kindi kintu kiri buze kuba cyaduhuza. Umukobwa yarasetse atangira kuba yavuga ati ko ndi muransetsa koko, uri muransetsa kuri bino bintu n'ukuri urimo uravuga, uri muransetsa, ibyo ni ibisetso birasekeje n'ukuri. None se niyo mpano wari ugiye kuba wampereza ibyo bintu ko atari iby'agaciro wari ufite kuba wampereza? Ni ukuri ngewe ndimo ndatekereza ku myaka 18 cyangwa se anniversaire ya 18 twari turimo turaserebura, ngewe kuri anniversaire yanjye mfite imyaka 18, ibirenze ibi ngibi, rero ibi ngibi byo simbyitayeho urimo urambwira, habe n'ikintu na kimwe nitayeho. Ubu ngubu icyo nitayeho ni amafaranga gusa. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, undi agatangira turimo uravuga ibyo ni ibiki urimo uravuga aho ngaho, ni ibiki urimo uravuga. Ubwo n'umukobwa cyangwa se Hazera agatangira kuba yavuga ati JD we warekeye kuba wakina bino bintu ahangaha, gabanya izo mikino zawe, gabanya iyo mikino yawe, kuko buri umwe uraha wese arabizi, buri umwe uri ahangaha arabizi ko washengutse, cyangwa se mu mutima udatuje. Buri umwe uri ahangaha arabizi, ubundi buri wese naranabizi ko wakuriye muri oruferina, cyangwa se nyine buri wese arabizi ko wakuze uri imfubyi, kandi nyine n'ubundi nibyo byaguteye kuba waba ikigoryi. Ibyo rero nibyo byaje kuba byatuma ube nyine nk'ikigoryi, rero wikitwara nk'umwana wo mu bakire. Siko bimeze? Wikitwara nk'umwana wo mu bakire kandi warakuze uri imfubyi nyine nta babyeyi. Ubwo n'abandi bagatangira ati se nk'ibyo byose se wishaka kuba wakigira nk'umukire, kandi nyine wowe nta muryango ukomeye cyangwa se ukize ufite, urimo urabyumva? Ubwo nuko nguko nyine batangiye kuba bavuga ati ahubwo wakashimiye Keti wakwitayeho akaguhereza buri kimwe, wakamushimiye. Ubwo nuko nguko nyine barimo baravuga ngo shimira Keti wakwitayeho akaguhereza buri kimwe, rwose we mushimire, kuko yagukoreye buri kimwe, yakubereye umubyeyi, aho utaruri yarahakubereye. None ubu ngubu wabona icyo umwishyuye cyangwa se wabona inyishyu y'ibintu yagukoreye wowe? Ubwo nyine nuko nguko batangiye kuba bamutuka, bamubwira nabi, bose bamuvaho na wa mufana yari afite wese yamuvuyeho, batangira bose kuba bakirunda kuri Keti ndetse ubwo na Hazeri
ubwo bagatangira kuba bavuga ati noneho yaguhaye ubuzima bwiza uragenda urabwenjoyinga, uburyamo uragenda urabufiringa, none muri kano kanya ibintu byose urimo urabyanga. Umukobwa yarasetse cyane, araseka arabameneka, abantu ibintu barimo baravuga bameze nk'aho batabizi. Umukobwa rero yagiye harabameneka, arabaseka. Dore hazeri nuko nguko arimo arareba ukuntu umukobwa arimo araseka, bose bakareba ukuntu umukobwa arimo araseka, bakibaza ati se ni ibiki? Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ariko noneho ubuzima ngo bwiza cyangwa se ubuzima burenze biri serious cyangwa se urakomeje? Murakomeje kuba mwavuga ngo yampaye ubuzima bwiza cyangwa se burenze? Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati murimo murakina nanjye, sinabyizera ko mutarimo murakina nanjye, ni ukuri ibi byose murimo murakina nanjye. Ese murakeka ko ibi bintu byose hari ingano bifite? Ubwo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ibi byose murakeka ko hari ubuzima bifite ibi ngibi? Iketi ngewe ubwanjye mu kwezi ngiye mwihera amafaranga menshi cyane, ni nanjye wamuhaye amafaranga yo kuba twakora ubukwe, cyangwa se nyine amafaranga twakoze mu bukwe ni ngewe yamwihereye. Umusore nyine batangiye kuba bavuga ko n'ubundi nubwo ari kwigira gutyo nta mafaranga afite, yatangiye kuba yamubwira ati namuhaye ibihumbi 3 by'idolari, ayo mafaranga yose narayamuhaye. Ubwo batangiye kuba bavuga ati ngo iki ibyo ni ibiki? Ayo mafaranga se yaramuhayira? Ayo mafaranga yarayamuhaye? Ubwo nyine umukobwa yatangiye kuba yavuga ngo yamuhaye ibihumbi 3. Ibihumbi 3 ni nka miliyoni 3 n'ibihumbi 300 gutyo, 400 500 iby'amafaranga y'u Rwanda, ngo nyine niwe yamuhaye. Rero atangira kuba yavuga ati nibwo arimo arigira gutya, ariko ngewe hari amafaranga namuhaye, nubwo ngiye nta mafaranga menshi mfite, ndabizi neza kandi urashonje. Ubwo niko ndi yatangiye kuba yavuga ati gute watinyuka kuvuga ibyo bintu? Ngarashonje gute? Gute afite amafaranga menshi, rero wikigira gutyo wishaka kuba wakigira nyine nk'umuntu wahinduye ubuzima bwiwe, kuko afite amafaranga menshi kandi ibyo byose yabigura. Rero wishaka kuba wavuga kuba waramuhaye ibyo bihumbi 3, nuko wenda yakabaye nyine kubikwaka nk'umugore, rero ntago wakabaye uri murigira gutyo. Ubwo abandi bagatangira kuba bavuga ati JD we turakuzura umukene cyangwa se nyine nta kintu ugira. Abo ni iwabo w'umusore nyine batangiye kuba bavuga ati turakuzi uri umukene cyangwa se uri umutindi, uri nyakujya. Rero wishaka kuba wakinanga nyine ushaka kuba wakerekana ko Utari we wamufashije imyaka yose ishize, wishaka kuba wakigira nyine nk'aho ari wowe waba waramufashije ino myaka yose, rero turakuzura umutindi, ahubwo waba uri indashima kuri ibyo bintu urimo urakora ahangaha, waba uri indashima. Ubwo na mama nawe agatangira kuba yavuga ati ni nk'ibyo byose waba uri indashima, ni ukubera icyo ushaka kuba wakigira nyine nk'umukire ngo ufite amafaranga. Ibyo byose urimo urabitezwa n'iki? Niki kirimo kirabigukoresha kandi Kate ahubwo yaragufashije? Ubwo Kate nuko gukaraho mama nyine nawe agatangira kuba yavuga ati na n'ubu ngubu ndimo ndibaza ikintu kirimo kirabigutera guturinda shima cyangwa se gutudashima ku bintu baba baragukoreye. Ubwo nuko nguko n'undi nawe yatangiye kuba yavuga ati yego rata Miss Price ndetse na Mr Price, uno mukobwa ni gutatazirikana ibintu baba bamukoreye cyangwa se atumva ibintu baba bamukoreye, ni kutaba atarimo arabyumva ngo nawe abanza bihereza agaciro. Ubwo nuko nguko nyine umukobwa nawe arimo arareba akitegereza, barimo baramusomera. Ubwo abandi bagatangira kuba bavuga ati uwo ni Hazeri nyine yatangiye kuba yavuga ati wakagize ipfunwe z'ibi bintu urimo urakora. Ubwo nuko nguko n'umusore nawe yatangiye kuba yavuga ati ndi nguhaye last warning cyangwa se nyine nguhaye gasopo, ndakuburiye bwa nyuma, ndakuburiye icunga umurongo wawe utaza kuba wawurenga. Icyo nicyo kintu nakubwira, niba koko ushaka kuba waguma mu muryango cyangwa se nyine ukaguma mu muryango, ikintu nakakubwiye ni uko ugomba kuba wakitonda ukagendera mu murongo, cyangwa se ejo bikaza kuba byakurangiriraho ukagenda imbere na mbere. Rero ikintu nakakubwiye, ipfukama hasi uhita unansaba imbabazi. Urimo urabyumva imbere y'abano bantu uhita unsaba imbabazi. Umukobwa nuko nguko nyine baramubwiye ati isaba imbabazi muri aka kanya. Undi yatangiye kuba yavuga turakeka ko ari buze kuba yagusaba imbabazi koko. Ubwo ngaho nyine hari uwaje arimo aravuga turakeka ko ari buze kuba yagusaba imbabazi. Ku muryango hari urimo urafungura gake gake, dore ni wa mugabo twabonye Grey, dore nuko nguko arimo araza gake gake, kandi twumvishe ngaje kureba mushiki we. Itayara abandi batangiye kuba bareba, mama ndetse na papa barareba, Kate ndetse n'andi na Hazeri bose bararebye. Ubwo ngubwo hari abahise baza vuba batangira kuba baterura cya gitanda bari baryamyemo, bagikuye aho ngaho kugira ngo umugabo abone ahaca. Ntabyo kuvuga ngo arakata ngo akice ngo hirya, ni ugukomeza inzira imwe, abandi bakamushakira inzira tayari. Dore nuko nguko yakomeje arimo aragenda yigendera gake gake,
amaje kuba yagera aho ngaho, reka mbe nagusaba akantu gato ya nshuti yanjye. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo nuko nguko yaje yatangiye kuba yavuga ati Jade we ibimeze neza, umeze neza, nta hantu wegeze ubabara, wegeze ubabara. Umugabo nyine yatangiye kuba yamubaza niba yaba ameze neza, niba nta hantu yegeze ababara. Undi agatangira kuba yavuga ati wigira ikibazo, meze neza. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati wigira impungenge, njye meze neza, imeze neza cyane. Ubwo nuko nguko nyine umusore yahageze aho ngaho, atangira kuba yabaza umukobwa niba yaba ameze neza. Umukobwa ariko akamubwira ati meze neza, ibintu ni ubutamu, ibintu ni ibitamu rwose, kandi mu kanya turaza kuba twajya kurya bya biryo. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati unyihanganire nakererewe cyangwa se natinze, ariko nyine bitihise none ubu ngubu turi kumwe cyangwa se nahageze, ku yindi mpamvu nyine nahageze. Undi yatangiye kuba yavuga ati ni kuburetseho gatoya, ubundi uri muntu nyabaki cyangwa se urindi, ni gutura aha ngaha, uje hano uturutse cyangwa se uturutse hehe? Uza aha ngaha, dore nyine arimo arabaza n'umugabo ngo ni muntu nyabaki, aje aha ngaha aturutse he? Dore nuko nguko nyine yatangiye kuba yareba, akitegereza gake gake, akitegereza umugabo. Dore nuko nguko na Hazeri nawe yatangiye kuba yavuga ati none se aka kagabo rwose ubu ngubu karimo karashaka icyangaha, ni iki kintu karimo karashaka ngaha, karimo karifuza iki? Uyu nguyu se kurya niwe sheri wawe cyangwa se niwe mukunzi wawe wari waraduhishe, niwe mukunzi wawe w'ibanga? Ubwo nyine nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati uyu nguyu niwe mukunzi wawe w'ibanga. Ubwo agatangira kuba yavuga ati Kate we, dore igitangaza, dore nyuma y'ibi bintu byose, dore ibyo twiboneye, dore ibyo twiboneye nyuma y'ibi bintu byose, tubonye umukunzi we, umukunzi we turamubonye. Ubwo nuko nguko nyine batangiye kuba bavuga ati ngo dore umukunzi we, n'abandi nabo batangira kuba bakegera, ndetse na mama w'umusore yatangiye kuba yavuga ati ngo iki, ibi ni ibiki se, ibi ni ibiki? Ubu nta soni afite cyangwa se nta pfunwe afite z'ibi bintu yaba yarimo arakora? Ubwo nicyo kintu nyine batangiye kuba bamubaza ati nta pfunwe ufite kuri ibyo bintu waba warakoze byose? Umukobwa nyine nuko nguko ari aho, agatangira kuba yabaza ati se n'umuhungu wanjye nuko nguko wamufashe nk'igikinisho? Mbega wowe, ni gutya wafashe umuhungu wanjye nk'igikinisho? Ibi ni ibiki? Ubwo nuko nguko batangiye kuba bavuga ati Jade we, ndatunguwe cyane, ndatunguwe bitewe na bino bintu byose rwose. Uwankoze ukambeshya nanjye nkajya mu rukundo. Umugabo nyine ibyiwe byose babyibagiwe, ibageze ku mukobwa niwe ugiye kuba yaba nyirabayazana. Rero yatangiye kuba yavuga ati niyo mpamvu wari urimo uravuga ngo uri umukire, ntazi impamvu cyangwa se ntazi kirimo kirabigutera, none wari utegereje umugabo wawe w'umukire ngabe yagira aha ngaha, nicyo kintu wari utegereje? Ubwo yatangiye kuba yavuga ati rero ndabibonye, buriya mbonye impamvu utari urimo nyine ushaka kuba wabyerura, ahubwo wari urimo uranga ko nza kuba namenya ko nyine unci inyuma, nicyo kintu wari urimo uranga. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubwira, akamubwira ati cyane rwose ukuntu wari wigize umutagatifu. Undi yahise azana urushyi ruyunguruye, itayari nuko nguko yari umukubise, yamunazemwo urushyi ruyunguruye, urushyi rucayuye, urushyi ruyunguruye nuko nguko yari umutamitse cyangwa se yari umukubise. Ubwo atangira kuba yavuga ati sikigari we, wowe urankubita gute? Utinyuka kuba wankubita? Ibi ngibi urimo urabiterwa n'icyo? Ndi yahise amukubita n'urundi, itayari dore yamucanzemwo urundi rushyi. Umugabo nyine akivuga urushyi yararuriye, acyongera kuba yavuga turankubise, urundi narwo yararuriye. Atangira kuba yagarura ubwenge, yibuka ko ankubiswe urushyi. Undi agatangira kuba yavuga ati ubundi njye uranzi? Ubwo urundi yararuriye nyine, wowe urinde nyine ukubitwa zino nki bene kano kageni. Ubwo yakubiswe nki nyine, umugabo arimo arifura ati njye uranzi? Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ntabwo wongera kuba wankubita, njye uzi ikintu ngiye kuba nakora se? Ubwo yise akubitwa n'umugeri nyine akirimo aravuga ngo ntiwongera kuba wankubita. Undi yaramubwiye ati gasiha, ngwino aha ngaha. Ubwo undi yatangiye kuba yamubwira ati umva Kate we, ngiye ikintu nakakubwiye, ibi byose wabikoze igihe kirekire, ariko nicyo gihe ngo birangire cyangwa se nyine bikurangireho nicyo gihe. Urakeka se ko ngiyewe wankubita cyangwa se nyine urakeka ko ngiye wahangara nanjye? Umugabo nyine nicyo kintu yahise amubwira ati njye ahubwo ikintu nshaka ni uko uva hano muri ibi bitaramo cyangwa se muri kino kirori icya Jestoni muri ino nyubako, ndashaka kuva mwaha ngaha. Ubwo yahise amubwira ati unyumve neza ikintu nshaka kuba nakubwira, hagarika kuba wakigira gutyo, kubera ko ntabwo wemerewe kuba waba mwaha ngaha, ntabwo wemerewe kuba waba muri uno muryango. Umugabo nyine nicyo kintu yahise amubwira ati ntabwo wemerewe kuba waba muri uno muryango, kubera ko ngiyewe ndi umuvandimwe cyangwa se ndi musaza
wa Jade ubwo niko nyine yahise abivuga. Umukobwa nawe yararebye dore nyine yahise avuga ati njyewe ndi musaza wa Jade. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati amazina yanjye banyita Grey. Dore Hazeri nuko nguko yarebye atangira kuba yabaza Kate we umeze neza umeze neza. Ubwo Kate yatangiye kuba yamutunga agatoki agatangira ati byaba ari byose waba uri umuvandimwe cyangwa waba uri musaza wa Jade waba uri musaza we. Undi nyine niko kuntu yatangiye kuba yamubaza ati waba uri musaza we. Ubwo undi nawe akamureba umukobwa nuko nguko ahagaze. Undi yatangiye kuba yavuga ati njye nakabaye narahagaritse ubukwe bwanyu cyangwa se nakabaye narabuhagaritse. Undi agatangira kuba yavuga ati sinumva ko wakabaye uri umuvandimwe ntakuzi. Undi agatangira kuba yavuga ati nagize n'Imana sinanamenyana nawe. Nicyo kintu cyiza nagize Imana sinamenyana nawe kubera ko sinigeze nitabira nyine ubukwe bwanyu. Ntago nigeze mbwitabira kubera ko Jade ajya kuba yashyingiranwa nawe sinigeze mbishaka cyangwa se sinabishakaga. Ubwo nyine nuko nguko umukungu nyine yavuze ati ngo sinashakaga ko mwaba mwashyingiranwa. Rero uri namaze imyaka 5 ntahari cyangwa se ntari no mu gihugu, nza kuza nsanga mwarashyingiranwe. Rero ibyo ngibyo byose Imana nagize nuko nahageze n'ubundi yamajije kuba yamenya amabara yawe ya nyayo. Niyo Mana nagize ariko sinigeze mbishaka ko mwashyingiranwa cyangwa se mwakora ubukwe kubera ko ngiye nabyiyumvagamo kuri igihaza uri ikimara. Nicyo kintu nakakubwiye. Undi agatangira kuba yavuga ati niba uri umuvandimwe ariko ntago bikwemerera kuba wantukira umugabo. Urimo urabyumva neza? Niba uri umuvandimwe we ntago bikwemerera kuba wantukira umugabo imbere y'imbaga y'abantu nk'abano. Urimo urabyumva? Ibyo bintu urimo urashaka kuba wakora we nta nubwo wowe urenze cyangwa se nta kintu na kimwe uvuze. Wakabaye uri nk'umuntu woza amadishi cyangwa se woza ibyombo mu rugo, niko kazi wagakora. Rero wikigira intwara ahangaha ngo kuko uje gutabara mushiki wawe. Ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bitubwiye cyangwa se nta kintu na kimwe ibimaze ahangaha kuko wowe nta bushobozi na bukeya ufite. Wakabaye nyine uri umuntu woza ibyombo mu rugo. Nicyo kintu we nakakubwiye. Rero wikigira intwari. Ije ahangaho undi yahise amucangamwo urushya amubwira ati buzibye aho ngaho ibucecetse. Ubwo niko yamucanzemo urushya amubwira ati karnyemo. Ibyo byose ngiye sinjya mvugana n'abagore. Urimo urabyumva neza? Umugabo yakubiswe urumva umugore nkawe wananira kuba nakudiha wowe? Urabyumva neza? Ni gute rero umuntu wese watinyuka kuba yababaza Jade? Ni ugukubitwa cyangwa se kuba yababaza Jade? Ni ugukubitwa agakubitwa kubera ko mwebwe ntago muri abantu. Umugabo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yamubwira ati kubera ko utari umuntu. Undi agatangira ati Kate we idora arankubise. Kate wese niwe utakubiswe. Undi yatangiye kuba yavuga ati gira ikintu ukora, igira ikintu ukora nukuri. Reba ngarankubita dore ngarankubita. Umugabo nuko nguko arimo arareba nyine agatangira kuba yavuga ati uyu mutetsi cyangwa se nyine uyu mukwikwi cyangwa se umukozi, reba ibintu nkoreye, dore ibintu nkoreye. Ni gute yatinyuka kuba yansebye imbere y'abantu nk'aba ngaba cyangwa se imbere y'imbaga y'abantu akadusebya? Ni gute watinyuka we gusebya abantu imbere y'imbaga y'abantu? Ibi ngibi bitewe n'iki? Akaboko kawe kankubise karaza kuba kabyishyurira bino bintu byose. Ibi bintu ukoze akaboko kawe karaza kuba kabyishyurira. Sinitaye ngo warushe kuba watabara mushiki wawe. Ibyo ngibyo ntago mbyitayeho, ariko ndagira ngo ube wamenya ko bino bintu uri buze kuba wabyishyurira bino bintu ukoze. Urimo urabyumva neza? Urimo urabyumva? Umenye ko na mushiki wawe atabaho atamfite nk'umuryango cyangwa se nyine atamfite. Niba ari nawe wari ugutunze, rero umenye ko bikurangiriyeho cyangwa se ibintu byose bikurangiriyeho. Nta hantu na hamwe ugomba kuba waba. Urimo urabyumva neza? Ngomba kuba namukupira amazi n'umuriro, ibintu byose bikakurangiriraho. Undi yatangiye kuba yavuga ati kabisa ibyo urimo uravuga ndimo ndabyumva. Rero reka mbe nakubwira njyewe ndi CEO wa Glory Corporation. Ngiye ndi CEO cyangwa se ninjye ushinzwe nyine cyangwa se ninjye boss mukuru wa Glory. Rero ibyo byose ngenda bifite ibyo urimo urashaka kuba wambwira ndabifite. Nta kintu na kimwe urimo urambwira gitangaje. Ibintu byose ndabifite. Nta bufasha ngiye ngukeneye nyine. Niko kuntu yatangiye kuba yamubwira. Abandi baragiye baramuseka kandi twumvisha arimo aravuga Glory kare. Ubwo agatangira kuba yavuga ati mu nyumvire noneho ngo Jade ngafite musaza we nyine ngo ni CEO wa Glory. Ibintu biratangaje ariko noneho bagatangira kuba bavuga ati none si uyu musore ko nge ntari muzi. Abo nabari aho nyine bagatangira ati ko nge ntari muzi. Ubwo bagatangira ati niko ugomba kuba wakubaha uno musore cyangwa se nyine kuba wakubaha Kate. Urimo urabyumva neza? Ugomba kuba wamwubaha kuko ibyo bintu urimo uravuga ntago turimo turabyumva.
abo ni abari aho nyine bagatangira tugomba kuba wakubaha Kate kuko niwe bazi, ubwo abandi nyine ntabwo bazi uriya mugabo ko nyine avuga muri glory nyine ntabwo babizi neza. Rero batangiye kuba bamubwira tugomba kuba wakubaha uwo mugabo cyangwa se nyine Kate, ugomba kuba wamwubaha muri kano kanya cyangwa se muri buno buryo, ugomba kuba wamwubaha uwo barimo barabwira. Dore nuko nguko ari aho undi nyine nawe agatangira kuba yavuga ati ngo iki none se Jade gute afite umuvandimwe we uturuka nyine cyangwa se uba muri glory cyangwa se akaba ari we nyiri glory corporation. Ibyo ntago bikunda, ibyo ntago bikunda, ahubwo ndagira ngo mbe nakubwira ati musaza wawe ni igisambo kiranga kiyoberanyije, ahubwo mwicunge aba bantu barimo baradukina imikino ntitwamenye iyo ariyo. Ndagira ngo mbabwire mwese ko muri hano mwicunge uyu musore ukari aha ngaha ashobore kuba ari igisambo nyine, niko yatangiye kuba yavuga ati byashoboka ko yaba ari igisambo ikiyoberanyije kirimo kirakina aha ngaha. Dore nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubwira tumva nkubwire rero ikintu nakakubwiye, ifata akanya wa mugabo urekere kuba wakina iyo mikino aha ngaha, kuko nta muntu n'umwe uyitayeho. Urimo urabyumva wowe nk'uko umugore wanjye yabikubwiye cyangwa se nk'uko isheri wanjye yabikubwiye, we wakabaye woza ibyombo mu rugo, ntabwo we wagira kampani, ntabwo wagira kampani none ngo ukaba uri CEO. Reka ubwo niko yahise atangira kuba yahamagara ati Jade we rwose ngewe n'ukuri murimo muransetsa n'ukuri bino bintu murimo murakora birimo biransetsa, we na musaza wawe rwose murimo muransetsa, ibitwenge ibyanyishe cyane. Umugabo nuko nguko nyine arimo arareba agatangira atari ku muryango w'iwanyu ubanza warabaswe no kuba wakigira abakire, warabaswe no kuba bakigira abakire. Nicyo kintu nakakubwiye, reba n'uyu nguyu ngagiye kuba yakigira umukire, abandi bagatangira nyine kuba bagenda babavugiraho ati reba ukuntu arimo arigira umukire wa danje wa hatari. Ibyo ngibyo rwose nta kintu na kimwe nakakubwira, bitewe n'imyenda byonyine wambaye irahendutse, iri cheap cyangwa se nyine iraciriritse. Nta kindi kintu nakakubwiye, uraciriritse rero n'umwanya w'ubukozi cyangwa se nyine wo kuba waba umutetsi nawe uraje ukwambure. Undi yahise aseka nyine kubera ngo arimo arigira umukire, undi yahise aseka araseka. Rero atangira kuba yavuga ati ahubwo ikintu nakakubwiye cyangwa se nakagusabiye nuko wakegera Kate akaguhereza akazi ko mu rugo. Ubwo Kate nawe yatangiye kuba yavuga ati Jade we ngiye ikintu nakakubwiye nuko wakapanze iyindi mipango kuko iyi ngiyi yapfuye, kwigira abakire kandi mutari bo. Ibi byo byagupfubanye cyangwa se nyine byakurangiriyeho. Iturize nta mukire uri aha ngaha, ahubwo ngewe nahazeri ndagira ngo mbe nakubwira ko ibi bintu murimo murakora aha ngaha imbere yacu by'ubugoryi ntabwo twigeze tubikunda. Bino bintu murimo murakora imbere yacu iby'ubugoryi, rero ikintu nakakubwiye, aya mafoto ndetse n'amavideo byose byafashwe aha ngaha bigiye kuba byasohoka mu kanya vuba aha ngaha, bijye ku karubanda. We n'umuvandimwe wawe murimo murigira abakire, abantu baraza kuba babaseka, ibabaseke babote, isi yose iraza kuba babota, ibaze kureba drama cyangwa se nyine filime murimo murakinira aha ngaha. Turayireba kandi iraza kuba iryoshye nyine. Niko umuntu Mugabo yatangiye kuba yavuga ati ariko nuko mfite ubwoba ko ishobora kuba yaba ntoya. None se CEO rata nta bindi bintu wadukinira kugira ngo ize kuba yaba ndende? Umugabo nyine nicyo kintu bamubwiye ngo nta kindi kintu wakongera muri ino script wanditse cyangwa se muri ino nkuru nyine murimo murakinira aha ngaha ikaza kuba yaba ndende. Ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bivuze. Uwo ni Jade nyine yatangiye kuba yavuga ati nta kintu na kimwe bivuze, mu byizere cyangwa mu byihorere, ibyo nta kintu na kimwe bivuze. Ariko ndagira ngo mbe nakubwira ati nyuma y'uno munsi, umukobwa nyine niko yatangiye kuba yamubwira ati nyuma y'uno munsi ndagira ngo mbe nakubwira ati mugiye kuba mwakibagirwa ibintu byose, mugiye kuba mwakibagirwa price corporation, mugiye kuba mwayibagirwa guturuka nyine cyangwa se mugiye kuba mwakibagirwa kampani yanyu, kubera ko nta yindi business cyangwa se nta yindi kampani muzongera kuba mwakorana nayo. Ubuzirahereza abandi baramusetse atariko noneho ibitwenge ndabona mugiye kunyicisha ibitwenge. Umukobwa yaravuze ati mugiye kuba mwakibagirwa price corporation cyangwa se groupe, mugiye kuba mwayibagirwa kuko bigiye kuba byabarangiriraho, nta nundi mushoramari cyangwa se nta bandi bantu bazongera kuba babagana. Murimo murabyumva? Ihazeri nawe agatangira ati mbega filime, ino filime yagurwa. Yarasetse cyane ati ino filime n'ukuri yagurwa, n'ukuri Jade we ibi bintu urimo uravuga n'ukuri, uzi uko ntangiye kuba nagira ubwoba ko bishobora kuba ari ibyanyabyo. Nyine yatangiye kuba yavuga ati ntangiye kuba nagira ubwoba, ariko nyine arimo asa nyine nk'umukiniraho agatangira ati n'ukuri uzi uko mpise ngira ubwoba, n'ukuri mpise ngira ubwoba, n'ukuri shyiramo imiyaga.
ubwo nyine kwa kundi umuntu akubwira ati nukuri ishyiramo imiyaga, ariko nyine ubibona ko arimo aragukiniraho. Undi nawe nuko nguko yagiye kubona telefone irahamagaye, vuba vuba yahise ayifata ashyira ku gutwi. Yashyize ku gutwi umugore nawe arimo arabaseka ababwira ati mwebwe nabasetse. Ubwo Kate nuko nguko nawe yashyize telefone aho ngaho, batangira kumubwira ati Mr Price we, amakuru mabi ati ndagira ngo mbe nakubwira ati Glory Corporation cyangwa se Glory Group imajije kuba nyine yavuga ko bitagikunze kuba mwakorana, kubera ko nyine amafaranga bari barashoye muri business yawe ibayakuyemo. Rero imigabane bari bafitemo 50% ibayise bayikuramo, dore nuko nguko ngo imigabane bashoyemo ibayikuyemo. Abandi barabyumva, tayari umusore yarabyumvishijemo ko Glory ikuyemo imigabane yari ifitemo, ngo yari ifitemo arenga 50% nyine byayo bafitemo. Rero umuntu ufitemo 50% niyo waba ari we wayishinze, tayari kavamo ugasigarana senkani, kiba ari igihombo cyane. Umukobwa yatangiye kuba yabaza ati Kate we, ibigenze gute ngo muri Glory ngo bavuye ngo muri company yacu? Ubwo nyine niko yatangiye kuba yamubaza. Undi nawe nyine yatangiye kuba yabura ibyo avuga, atangira kuba yavuga ati yego cyane bavuyemo cyangwa se nyine basohotsemo, ibakuyemo twabo, imigabane yabo bayikuyemo, dore nuko nguko nyine baribye. Kandi umusore yabibabwiraga bakabihakana. Umusore nuko nguko yihagarariye gake tayari, dore nuko nguko arimo arareba, n'abandi nabo bakareba. JD nuko nguko ari aho ngaho, ariko umukobwa agatangira kuba yavuga ati gute bino bintu bibaye? Ibi bintu bibaye gute? Kubera iki bino bintu bibaye? Nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ntago nabikeka ko bino bintu byabirimo biraba, ntago nimo ndabikeka. Ibi bintu ntago nabikekaga ko byaba. N'abandi bagatangira kuba bavuga ati none se ibyaba ari byo koko? Grey ibyo yavuze byaba ari byo? Waba uri CEO wa Glory? Tubwire waba uri CEO wa Glory Group? Ubwo nuko nguko nyine arimo arareba, batangiye kuba bamubaza waba uri we cyangwa se yaba ari wowe. Tubwire hagati aho ngaho nyine, tubwire, ushobora kuba ufite amakuru, gira ikintu waba watubwira. Tubwire kuri ibyo bintu nukuri. Ubwo nyine nicyo kintu batangiye kuba baza ati tubwire kuri ibyo bintu, dore umugabo nawe byaramucanze biramurenga. Ariko yatangiye kuba yavuga ati hoya, ibi ntago ari byo, ibi bintu ntago ari byo. Wapi muba murikinira, ibi byose murimo murikinira. Ntago waba uri CEO wa Glory Group cyangwa se Glory Company, ntago byaba ari byo, uri umusikama. Ibi byose ni scam nyine. Nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati wowe cyangwa se mwembi mwakabaye muri abatetse mu rugo. Umugabo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ntago bikubereye kuba waba ukora cyangwa se nyine nyiri Glory Group, ntago waba uri wundi. Yatangiye kuba yavuga ati wowe bifata uko ubishaka cyangwa se ubyemere cyangwa se ubyihorere, ubifata uko ubishaka. Ubwo n'umukobwa cyangwa se JD yatangiye kuba yavuga ati niko nanjye nababwiye, mubifata uko mubishaka, mubyemere cyangwa se mubyange. Ariko ikintu cy'agaciro nuko mutagatakaje imbaraga zanyu, murimo muragerageza kuba mwakemera ibiri byo, mwagakoresheje nkeya mubyemera, mwikoresha nyinshi murimo murahatiriza kuba mwahakanya ibintu biri byo. Dore nuko nguko umugabo nyine yabyumvishije, yatangiye kuba yavuga ati ariko kuva ryari ubuzima bwawe mwebwe bwarangiye, ahubwo ari mwebwe mwishaka kuba mwakigira gutyo? Umukobwa akavuga ati ahubwo mwebwe nimwe bwarangiye, kandi iteka ryose bwarangiye ubuzima bwanyu, ibyabarangiriyeho. Dore umugabo nyine nicyo kintu nawe yatangiye kuba yavuga ati ahubwo ikintu nakababwiye nimusoke imugende mubure imuvanga. Dore nuko nguko nyine batangiye kuba bababwira ati muvangaha mugende. Tayari aho ngaho hari abaje birukanka cyane, tayari bahita baza kuba babafata. Undi agatangira ati wandekuye. Aho bahise baza kuba babatwara, abandi bakababwira ati mwaturetse mutureke, dore case byaramucanze. Bamusoye uko nguko. Aho ngaho haba haje abapampe batangira kuba babasora bose, tayari ndetse na papa na mama bose barabasoye. Bwo abandi bagatangira ati si ibi ni ibiki mwe murakora? Mubanze murebe buri umwe urahanga mwirebe, dore ibintu barimo baradukorera, barimo baradusebya, murebe mwitegereze. Dore n'abari bitabiye nabo baje kuba babasora babajyana ati muze mwebwe tugende. Dore niko baje kuba babareba ati mundeka. Ariko dore n'abari bitabiye cyangwa se abavumbyi nabo barabasohoye. Itangazamakuru naryo niryo risigaye ririmo rirabireba ibyo bintu byose birimo birabera aho ngaho. Umukobwa yasigaye aho ngaho, abandi barabasohoye nyine na nabi. Tayari ibintu byose bimaje kuba byabarangiriraho. Dore nuko nguko nyine abandi babasohoye tayari. Dore nuko nguko batangiye kubabwira ati yewe ibintu byose mumenye ko bibarangiriyeho. Rero nukuvuga ngo tubabirukanye hano muri hoteli, cyangwa se nyine mugomba kuba mwavangaha
muri hoteli ntabwo byemewe kuba mwaguma aha ngaha, ubwo batangiye kubavuga ati ngandebera ibi ni ibiki koko bibaye, uku ni ukwe kuzimu, ibi ni ibiki bibaye, ni gutangaha hari hagiye kuba habera ibintu bya danje, hagiye kubera ikirori cya danje icyo kwita umwana izina, ahubwo bibaye ikirori kibi cya mbere, bakaba babyangije gutya ikirori cya danje hano aha ngaha kikaba cyangiritse gutya. Ibi ni ibiki Mana yanjye, ibi ni ibiki tayari dore nuko nguko nyine barimo barashoberwa. Undi yatangiye kuba yavuga ati sheri none se iburiye kuko iriya ni glory dusunitse cyangwa se bariya bava muri glory, bariya badusunitse bava muri glory, ubwo nyine ntabwo barimo barabyemera. Dore umukobwa nawe nuko nguko ari aho ngaho ariko ntabwo barimo barabyemera. Batangiye kuba bavuga ati se koko uriya yaba ari musaza wa JD. Ubwo nyine nibyo bintu batangiye kuba bakibaza. Umusore nawe yasigaho ngo biramucanga, ese baraza kuba bakora iki n'iki kintu ari we wakora hano ko ibintu bibarangiriyeho. Dore ngo byarabacanze, reka mbe nakubwira ati tuzakomeze ku munsi w'ejo tureba kandi gace, tureba ukuntu bigenda. Mbere yuko tugasoza reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona cyangwa se waba wayibonye iramutse iri kugushimisha cyangwa se yagushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo muzazinduke tukarebe. Ndabakunda cyane, bye bye.